Muraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njyewe meze neza ndashima Imana, ndi mu bamama bashima Imana, ibintu bimeze neza. So nashakaga rero ko dutangira na vlog. Iyi vlog ngiye kuyikora uyu munsi irangiye nyaprode, ndabishobora simbizi neza ariko niko mbyifuza. So uyu munsi rero ni Mother's Day, abamama mwese hari video nabahaye saa sita mbifuriza umunsi mwiza, ariko kandi ndashaka no kubasangiza ukuntu umunsi wanjye ugiye kugenda. Ubu ngubu namaze koga, kwitunganya byose, nambaye umukanzu ahangaha umpaye amahoro, ndindiriye umushuti wanjye ngo azamfate tugende. Aho tugiye ndaza kubereka ukuntu biza kuba bimeze, ukuntu umunsi wanjye wagenze, umunsi w'abamama nizihiza nanjye kuba umumama. Umunsi w'abamama ntabwo, hari abantu nabonye hari ibintu bimwe na bimwe baba badasobanukiwe. Ntabwo umuntu aha gift mama we gusa, ntabwo umuntu aha gift umuvandimwe we n'inshuti yawe ushobora kuyiha gift. Hari nyine nk'umuntu uba wumva ari nk'ibintu bireba umuntu wa famiye. Oya, ni ukuri bireba umuntu uwo ari we wese abahanye gift. Mika, uri gukorora gute? Urarwaye? Urwaye iki? Abahanye gift ni byiza, ababwiranye amagambo meza y'urukundo nabyo ni byiza cyane, ariko kandi mujye mureka dushimira Imana mu bintu byose. Aka kanya bamwe na bamwe twe tumeze neza, abandi ntabwo bameze neza, ariko mbifurije byiza biri muri uyu munsi. Imana ibarinde ibibi biri muri uyu munsi. So mubane nanjye rero murebe vlog yanjye, na wapenda sana. Ubu ngubu ngiye kumanuka hasi, ngiye kwambara inkweto, ubundi ngende. Hanyuma hari abantu bamaze iminsi bamamagara bambaza ngo ngo ya product ngo yaduhaye ngo natwe twayitangira. Oya, mureke mbanze njye nyikoresha ko biragaragara, murabibona ko nabyibushye. Mbanze nongere ngabanye ibiro, nzaza mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Ndabakunda cyane. Uranshaka cyane? Ushaka ko nkora iki? Inzu nsuhuze? Uramumbe? Ndahira. Ngaho mbwira. Abana? Abahe bo ku kibuga? Ka wageze, hari udukweto twanjye tw'umukara turi hara hirya. Abana? Bakoze iki? Banza kuguha baro wikinire. Abana turasubira we. Hano uyu mwana w'inshuti ubwo yari ari kunsigatira. Yari imeze nk'inzingiriro, bajyana bya bintu bajya bashushanya abana. Aha rero nigeze ku mwanya wo kurya amandazi. Amandazi yari aryoshye, ameze neza byatari. Aha ndi kubwira umuntu waje kunsiga no kunshyiriraho ziriya lashes ngo iyo umuntu ankoze ku mazuru ndafungana. Sinzi nimba ari ngiye gusa, ariko ngira ngo abantu benshi barwara sinezite bashaka kuba bahuje icyo kintu. Iyo umuntu ankoze ku zuru rwose ndafungana cyangwa nkitsamura. Abo bari basoje rero sasa yambonye bari kunyambikisha wa mukozi wa ketchup. Ubu ni uku nk'uko bamusize asokaye na nyirabuja. Nasemaje? Bajya kumuterera. Sisemi chochote. Uriya kubaza yikurura kuri igikumi cyiwe. Uri kundeba neza?
njyewe ngeze convention abantu muri kureba vlog niho ngiye kwicara n'abamama mfite gift nk'iyi mukomeze mugendane nanjye. Nshaka ndashaka gushimira buri muntu wese wafashe umwanya akareba vlog yacu ntahangaho irangiriye. Ubu ikintu kigiye gukurikiraho ni ukwifotoza ubundi abamama tugataha ubuzima bugakomeza. Nizere ko umunsi w'abamama wagenze neza. Dore ndi kumwe n'umukobwa yitwa Abonge mwabonye muri prank mwabaye miss. Hari n'abandi mwagiye mubabona mu mugongo, ariko kuri njyewe umunsi w'abamama wagenze neza. Ndashima Imana, ndashimira buri muntu wese wafashe umwanya akanyandikira message, cyane cyane umuntu uzi ko njye nawe twitana Made ni ukuri kw'Imana wankoze ku mutima. Uri umumama mwiza, nkunda ukuntu uzirikana abantu, uri umumama urenze bya hatari. Uwo muntu yanyandikiye message nabyutse ndi kurira kubera amagambo meza yari yashyizemo. Ni ukuri wakoze, Imana iguha umugisha, kandi nawe uri umumama mwiza, uri umuntu ukora ibintu byatanje ntagiye muri detaye. Abandi bantu mwese mwapostinze, abo nabashaje gusubiza, abo ntabonye message uko mbasubiza umva ni ukuri buri muntu wese wafashe umwanya akanyitaho. Iyi kanzu nambaye hagize umuntu uyifuza yavugisha Latifa. Iyi ngiyi kamendukire murebe, iyi kanzu murana atari nziza, Latifa niwe ubifitemo uruhare. Hanyuma mbabwire rero bankoreye aka makeup mwabibonye, nayikorewe n'umuntu witwa Dodi, ariko byagizwemo uruhare n'umwana w'inshuti kandeka kuvuga izina rye, ananegera igitambaro. Hanyuma nambaye inkweto, izi nkweto umuntu uzishaka abwire mukubite nimero. Hari iduka ry'umushuti wanjye ricuruza imyenda n'inkweto byiza cyane, byaba iby'abakobwa ushaka kwikwiza byose baba babifite. Uyu nguyu niwe boss. Nimushake imyenda n'inkweto mubwire mbakubita akanimero. So rero Imana ibaha umugisha, mukomeze mwiteho. Iminsi yose ibaho kuri isi kuri njye mba numva ari umunsi w'abamama, ariko uyu nguyu ukaba ari wo urenze kuruta iyindi yose. Nukomeze, bye bye.